umunsi umwe mu gihe cy'umwigisha Gautama Buddha hari umugore bitaga Amurapali. Uyu Amurapali yari indaya cyangwa se yari maraya, yakoraga ubusambanyi abyishyurirwa nyine. Abagabo, abasore barazaga bagasambana nawe bakamwishyura nyine, yakoraga umwuga w'uburaya. Noneho ariko yari umuntu nyine ugira umutima mwiza, n'inyuma ku mubiri ari mwiza nyine, ari kumwe bavuga ati uno mugore ni mwiza cyangwa se uno mukobwa ni mwiza. Yari mwiza inyuma, ariko mu mutima nabwo nyine yagwaga neza, kubera ko uwo mutima mwiza we nyine ukuntu yagwaga neza nibyo byatumaga abagabo bamwirukira. Kuba ari mwiza inyuma anagwa neza, abagabo baramukundaga. Abantu benshi cyane bakomeye, abami bakomeye, abategetsi bakomeye, buri wese yifuzaga kujya kuryamana na Amurapali. Noneho uyu Gautama Buddha, uyu mwigisha, yari afite nyine abandi abigishwa, abana batoya nyine bari gushaka kugera mu kigero cyiwe cyo kuba umunyabwenge, cyangwa se no kugira ngo nabo bahishurirwe babone urumuri muri ubu buzima turimo. Noneho Amurapali uko yakomeje kubaho ngaho nyine, abantu bamukunda, yagiye yigarura ubutunzi bwinshi nyine. Rumva abajyaga kuryamana nawe baramwishyuraga, bakamuha amazahabu, bakamuha ibintu byinshi, afite inzu nziza, ibintu byose abifite. Ariko yumvaga ko nyine, nubwo yagaragaraga nyine nk'umuntu ubwo neza kugira ngo abantu bakomeze bamukunde, abasore n'abagabo bakomeze bamukunde, ariko mu mutima yumvaga afite agahinda. Ntabwo bantu yabakundaga, kubera ko nyine ntabwo bamuhaga agaciro akwiye. Bamufataga nyine nk'umuntu wo kwinezereza cyangwa se wo kwishimishirizaho, ntabwo bamuhaga agaciro akwiriye nk'umuntu. Niyo mpamvu nyine mu mutima yarababaye. Noneho umunsi umwe umwana w'umusore w'umwigishwa wa Gautama Buddha, ubwo yari ari mu rugendo nyine, abangaba ni abantu b'abamonko cyangwa se abamonko, ni abantu nyine nk'uko twavuga wenda baba bariyeguriye imyizerere ya Buddha. Usanga badahinga, badakora iki, bo nyine baragenda bafite amasorori yabo, bagenda basaba ibiryo mu bantu basanzwe, kuko bo ntabwo bahinga, bo baba bariyeguriye gutuza nyine, bakabaho nta bintu byo gushaka amafaranga, ntabwo bagira amabanki gutyo. Noneho rero uno mwana w'umusore yari arimo yitambukira yiyambariye ya ikanzu bajya bambara nyine, usanga bambara umwenda umwe, afite n'isorori, ariko agiye gufata ibiryo nyine muri community isanzwe, mu baturage bisanzwe. Noneho aza kurabukwa uyu nguyu Amurapali. Amaze kumubona, we nyine yaramusuhuje mu cyubahiro cyinshi, amuhereza icyubahiro. Arangije baravugana. Noneho Amurapali ahita yumva aratunguwe kuba abonye umuntu umuhereza icyubahiro, adakuruwe n'ubwo bwiza bwe nyine. Kumwe abandi bazaga bakururwa n'ubwo bwiza bwe, babona ari mwiza, ariko we yamuhereje icyubahiro nk'umuntu, abona ko nyine atanamurarikiye cyangwa se atanamukeneye nyine uwo mumonko, uwo mwigishwa wa Gautama Buddha. Noneho Amurapali yumva aratunguwe. Arangije niko kubwira uwo mumonko cyangwa se uwo mwigishwa wa Gautama Buddha, aramubwira ati ihangane, ugume hano mu nzu yanjye iminsi 3, dusangire, twiganire, kandi rwose umbabarire, ntubyange. Nyine aramwinginga cyane ngo abe yaguma muri iyo nzu yiwe nyine, bagumane. Noneho aramubwira ati, Amurapali abwira uwo mwigishwa, uwo musore w'umwigishwa, amubwira ati kuva nabaho natumiwe n'abami n'abategetsi bakomeye, n'abantu b'abanyacyubahiro bakomeye, ariko nta muntu n'umwe nari natumira, ni wowe wa mbere ntumiye. Rero mbabarira, ntubyange rwose, ugume hano iwanjye. Ati nta kintu nzakubangamiraho, nta n'ikintu na kimwe nzakubangamiraho. Noneho aranamubwira ati aya mezi agiye kujyaho, kubera ko hari hagiye kwegereza igihe cy'imvura cyangwa se igihe cy'imbeho, kuko iyo ibihe by'imbeho byageraga, ino community y'abigishwa ba Buddha bajyaga mu ngo z'abaturage bakahamara cya gihe cy'imbeho amezi 3. Noneho igihe cy'imbeho cyarangira, bakagaruka muri community cyangwa se aho bahurira, aho baba, bakongera bakiberaho ubuzima bwabo bwo kuba
ari abamonko. Noneho uwo musore yarangije uwo mwigishwa wa Buda aramubwira ati rero nta kibazo, reka mbanze nsubireyo mbaze umwigisha wanjye ajye kubaza Buda, nabinyemerera yuko nzagaruka ubwo ngubwo nzaza. None ariko ubwo ngubwo wa mumonko ya minsi 3 yo yarahagumye aho ngaho kwa Amurapari, ariko muri ya mezi 3 aragenda ajya kubaza umwigisha Gautama Buddha. Noneho abandi bamonko babonye wa mwigishwa w'umusore ari yinjira kwa Amurapari, mu bararakaye cyane, baravuga bati nta kuntu umumonko yagenda ngo yinjire mu nzu ya maraya cyangwa se mu nzu y'indaya ahagume. Ibi bintu ntago bibaho, uyu mumonko agomba gucibwa muri twebwe cyangwa se agomba kwirukanwa, kubera ko ibi bintu yakoze ntabwo bibaho. Aribyo byaje gutuma bagenda banabibwira Buddha, bamubwira nyine ibyo uwo mumonko yakoze. None ariko wa mumonko we, kubera ko nyine yari yarakoze meditation, yari yaramaze yarafite umutima nyine utari ukurarikira abagore no kurarikira nyine ibintu by'isi, yari yarakoze meditation ihagije. Nta kintu na kimwe Amurapari yagerageje uburyo bwose yamukurura, ariko umusore akomeza we yikorera meditation, babanaho gutyo nyine. Umusore ntiyararikira Amurapari. Noneho Gautama Buddha wa musore agiye kumusaba uruhushya, aragenda avuga ati hari Amurapari yansabye yuko ano mezi 3 y'imbeho nayamara turi kumwe. Noneho Gautama Buddha nawe nyine arangije arabimwemerera, ariko abandi bamonko bahita basakuza baravuga bati hoya, ntabwo byashoboka, ntabwo byumvikana ukuntu yagenda kuba amezi y'imbeho uyu musore yayamara kuri uriya Amurapari kandi ari maraya, ntabwo bishoboka, barabyanga. Ariko Buddha arababwira ati, Buddha nyine yarizeraga cyane, aravuga ati umusore mu mwihorere nta kibazo, umwigishwa wagenda mwizeye. Noneho nibwo wa musore yagiye y'amezi 3 ayamarana na Amurapari. Noneho Amurapari agerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo azakurure wa musore babe baryamana, cyangwa se amukurure nyine nkuko yageragezaga yakururaga abandi bagabo. Ariko umusore wapi, akajya akora meditation, ibintu byose Amurapari yagerageje biranga. Noneho Gautama Buddha yari yabwiye baba monka, arababwira ati uyu musore wanjye, uyu mwigishwa wanjye ndamwizeye, nagende ajye kwa Amurapari, kuko we ntabwo yamwisinda, yavuze ngo hari umugore witwa Amurapari, ntabwo yavuze ngo hari indaya. Oya, icyo Gautama abandi bo baravuga ngo ni indaya, ariko umusore yaravuze ngo ni Amurapari. Nyine yamuhaye agaciro nk'umuntu, ntabwo mbere na mbere yabanje kumubona mu isura ya maraya. Noneho wa musore akomeza akora meditation. Buddha yari yababwiye ati rero uyu musore, uyu mwigishwa wanjye, niba yarakoze meditation ihagije, niba yaramaze kwitekerezaho ubuzima bwe, agasobanukirwa ubuzima bwe bukamurikirwa, ntabwo azigera kururwa na Amurapari. Ariko niba atarakoze meditation ihagije, niba ataritoje, ataramenyereje ubwonko bwe cyangwa se ubwenge bwe ngo abe yarasobanukiwe n'ubwenge bw'ubuzima, Amurapari azamukurura nyine nta kibazo. Ariko ubwo mwebwe mutegereza amezi 3 tuzareba ikizavamo. Amezi 3 yarashize, bagiye babona wa musore aragarutse ajya ku birenge bya Buddha, nkuko byari bisanzwe nyine, kugira ngo baje nyine avuye muri ya mezi y'imbeho. Noneho abandi bamonko nyine barasakuza, abandi bigishwa barasakuza bavuga ati ntabwo byumvikana ukuntu amaze amezi 3 mu nzu ya maraya Amurapari. Noneho ubwo ariko wa musore yaraje, noneho azanye na Amurapari, kuko Amurapari yari yaramaze guhinduka, yaramaze gukurikira inzira y'uwo musore yo kuba umwigishwa wa Buddha, kuko yaramaze gusobanukirwa yuko irari ry'ibintu, irari ry'umubiri wiwe atazigera arihaza, atazigera arikira ku kadomo, ahubwo ariko nyine azakomeza ari muri ibyo ngibyo Amurapari yari yaramaze guhinduka. Noneho Amurapari nawe yafashe ijambo, aravuga ati uyu musore cyangwa se uyu mwigishwa nagerageje uburyo bwose namukurura, ariko byaranze. Nagerageje uburyo bwose namukurura, ariko ntibyakunze. Niyo mpamvu yakomeje kunyigisha ubwenge, nahisemo nanjye kuba umwigishwa
wa Buda. Ubwo ngubwo nibwo guhera ubwo ngubwo Amrapali yahise ahinduka, babandi bose bazaga bamwirukira baramubura, yahise aba umwigishwa wa Buda. Ari mu bantu babaye, ari mu bagore ba mbere babaye abigishwa ba Buda, bakurikira umwigisha Buda kugeza ubuzima bwe bwose. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ikintu kirimo cy'ingenzi cyane cyane ku bana b'abasore cyangwa se ku bana b'urubyiruko, abantu bakiri batoya, ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo uba ugomba kuyoborwa n'irari ryawe, cyangwa se cyane cyane irari nyine ryo gukunda abagore no gukunda abakobwa ngo rigutegeke, kuko irari ryawe iyo rigutegetse ntabwo ubasha kubaho muri ubu buzima nk'uko bikwiriye. Cyane cyane mu banyabwenge bagiye babaho bari barasobanukiwe yuko uko nyine ugenda uryamana n'abagore benshi ariko uri gutakaza imbaraga zawe, ahubwo wagakwiriye kuba umugabo nyamugabo, ukazagira umuryango nyine utiriwe ugenda utakaza imbaraga zawe, ahubwo ukaba uri umuntu wakoze meditasiyo cyangwa se waramaze gufata ubuzima bwawe, warabusobanukiwe, waramaze gusobanukirwa imbaraga zawe ahantu ziba. Ahangaha harimo nyine n'ukuntu abantu batoya bashobora kujya mu ngeso mbi zitandukanye z'ubusambanyi butandukanye, ariko imbaraga zawe uba ugomba kumenya yuko zishingiye kuba ugomba kumenya ubwo werekeza imbaraga zawe mu bikorwa bigufitiye umumaro, ugasoma ibitabo, ukaba uri umuntu ukora cyane, ukaba uri umuntu wakoze meditasiyo ihagije, ukamera nk'uyu musore, ku buryo kuko uko uzagenda nyine ujya mu bagore nk'uyu musore, ntabwo ubaye uri umuntu nyine uyobowe n'irari ry'uyu mubiri cyangwa se ry'ubuzima. Ntabwo Amrapali uno musore yari kubasha kumucika, ahubwo Amrapali yari gukurura uno mwigishwa wa Buda, Gautama Buddha. Rero ahangaha ni ikintu cy'ingenzi yuko uba warakoze meditasiyo ihagije, waramaze kumurikirwa ukaba uri umuntu ukora ibintu wateguye cyangwa se ibintu usobanukiwe neza, utari umuntu uyobowe n'irari cyangwa se uyoborwa aho abonye. Oya, iyi nkuru ikintu cy'ingenzi Gautama Buddha yari arimo kwigisha, cyangwa se ikintu cyabaye muri ino nkuru y'uyu mugore bita Amrapali, ni uko niba warakoze meditasiyo ihagije, niba warasobanukiwe agaciro k'ubuzima bwawe, uzaba uri umuntu ubasha gukontorora umubiri wawe, kuko n'izo mbaraga zawe nk'umwana w'umusore cyangwa se w'urubyiruko, kugira ngo uzavemo umugabo nyamugabo uhamye, uzamurikishije, ufite urumuri. Kuko ahangaha bakubwira yuko uko uzakomeza irari barigereranya n'umuriro, uko ugerageza guhaza rya rari ryawe ni nko gufata esanse ukayisuka mu muriro. Noneho urabizi yuko iyo usutsemo esanse nkeya umuriro uraka cyane, iyo wongeye ugasukamo indi noneho umuriro uraka cyane. Bishaka kuvuga ngo uko ugerageza guhaza rya rari ryawe ntabwo uzigera ubigeraho, ahubwo ni ko irari rizaba ryinshi muri wowe, usange uri umuntu udafite ubuzima, udafite amahame akomeye yo muri ubu buzima, ahubwo uri umuntu wamaze kuyoborwa n'irari ry'umubiri wawe. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi. Ciao ciao.